Dutangiriye mu rugo rumwe aha ngaha. Hano hari uri gusuka amazi mu kabasi. Uwari uyafite ari kuyanywa byaramuyobeye, arangije yirukanka ari kumubwira ngo uze kwisinziriza. Arangije ako kanya hinjiye umugabo. Ni umugabo w'uyu mugore wicaye hano. Aramubaza ati se sheri waba wabonye amazi nari nagukonjeshereje muri firigo? Umukobwa ati yego. Nako ni umubyeyi. Ati yego nayabonye. Kandi nanayanyweye nasoje. Arangije aramubwira ati wayanyweye? Nari nayakubikiye nka surprise pe! Kandi nishimiye yuko wayanyweye. Noneho ubu ngubu nimba hashize umwanya uyanyoye, ndumva twanywa akawayini, tugatangira kuganira ukuntu nzagusohokana muri weekend, tukagenda tukamara weekend yose turi ahantu hatuje hameze neza, ndetse turi kwiganirira ku by'urukundo rwacu n'urugo rwacu. Uko arimo kumubwira ibyo byose, umugore yatangiye kwikoraho gake gake. Wibuke hari uvuye hano, umukozi we amubwiye ati uze kwisinziriza, ako kanya yahise agwa mu ntebe. Amaze kugwa mu ntebe, umugabo yari akiri kumusobanurira iby'akavakansi gatoya cyangwa se akaruhuko bazagira muri weekend. Ako kanya umugabo yatangiye kumureba kugira ngo arebe koko nimba asinziriye, atangira no kumva no ku mutima. Yarahagurutse mu byishimo byinshi, arangije aterura telefone ahamagara Ana, wa mukozi wabo wo mu rugo. Ati Ana, rero mbaye nsohotseho gatoya, mabuja wawe dore arasinziriye, ntumukangure. Nanjye ndaje mu kanya. Ana ati yego nyakubahwa. Nuko nguko umugabo yasohotse asiga umugore waryamye mu ntebe. Nimba yisinzirije nk'uko Ana yabimubwiye, niba koko bikoze ntago tubizi. Twese duhanga amaso turebe. Ana yaragiye ararunguruka areba boss yuko yarenze. Amaze kumurunguruka agaruka yihuta. Araza akomanga nyirabuja. Aramukomanga. Arangije ati Ana, ntago nsinziriye. Ati Ana, bimeze biti? Kubera iki ukoze bino byose? Arangije aramubwira ati ari amazi wanyweye mu kirahure, iyo wari ugiye kunywa yararoze. Boss yari yayaroze nari nabibonye. Arangije nyirabuja aramubaza ati ese agapapuro nasanze ku rugi rw'icyumba cyacu ni wewe wari wakanditse? Atangira kubyibuka. Ese ako gapapuro kari kanditseho iki? Arangije nyirabuja atangiye kwibuka umunsi umwe yaragiye kwinjira mu cyumba, asanga agapapuro kari ku rugi kanditseho ngo do you trust your husband? Ese wizera umugabo wawe? Kuko hariho n'akabazo. Umugore yarebye hirya no hino ngo arebe umuntu waba ugasize aho ngaho, ariko ntiyagize uwo abona. Nta kundi yabigenje, yarakazinze akingura ku cyumba arinjira, ariko afite ubwoba bwinshi. Arangije yibuka ko urwo rupapuro koko yarubonye. Ana aramubwira ati ni njyewe warwanditse, nasaga nkaho ndi kukuburira. Ati kandi si ibyo byonyine, bisa nkaho hari ibindi nabwo yongeye kwibuka. Ana umunsi umwe yaraje arunguruka abona boss ari mu gikoni ahagaze uruhande rw'isahani ebyiri zaruye. Gusa hari isahani imwe ari gusa nkaho ashyiramo ibintu Ana atari kumo arabona neza, ariko byasaga nkaho atari ibintu byiza ari gukora. Ako kanya icyo gihe boss yahise azana ya masahani abiri, arangije ayatereka ku meza. Atangira guhamagara umugore we ati my love, ngwino tujye ku meza, ibyo kurya nabihagejeje, ndagutegereje, ngwino mukunzi, umukunzi wanjye w'ubuzima bwanjye bwose. Umugore yaraje ahobera umugabo we mu byishimo byinshi, amukururira intebe. Umugore nawe aricara, amubwira ati ino weekend nishimiye ko nteka bimwe mu biryo nzi yuko ukunda kugira ngo tubisangire.
arangije aramubwira ati nizere ko telefone yawe wayishyize kure kugira ngo tutaza kubangamirwa. Ako kanya Ana yaraje ahita asuka amazi muri bya biryo byo nyirabuja yari agiye kurya. Umugabo yamubwiye nabi cyane, gusa umugore aravuga ati wikomeza kubwira nabi Ana kuko nawe ntiyabishakaga, yaratuzaniye amazi ariko ntago yabishakaga pe, ntago yabishakaga. Arangije bisa nkaho ibyo yari yakoze yabonaga yuko bimupfubanye, Ana yahise aterura bya biryo arabijyana ajya kubimena. Umugabo aratangira aravuga ati ubu ngubu anyiciye ibintu byose nari nateguye, ukuntu nari narushye ndi guteka ririya funguro numva turi bubirye twishimye ndetse bikanaturyohera, nta kindi cyabaye. Umugore rero aramubwira ati ndabizi ko washyizemo imbaraga nyinshi cyane ariko wihangane, reka tubyirengagize kuko nawe ntiyabishakaga. Ako kanya umugore yaramwumvishe ndetse akomeza no kumusobanurira, gusa umugabo ntabwo yabyumvaga neza. Arangije aramubwira ati wibitindaho ahubwo reka twigire hanze tujye gushaka ikindi kintu twakirira cyangwa tugire icyo dutumiza bize bidusange hano. Umugabo akomeza kumubwira ati ese ibyo twatumije byamera nk'ibyo nitekeye nateguriye umugore wanjye mwiza? Ababaye cyane, ese izi ni impuhwe cyangwa se umubabaro y'uko bangije ibyo yari yateguye cyangwa nuko bamwangirije ibyo yari yagambiriye gukora? Ibyo byose nabyo umugore yarabyibutse, uburyo Ana akomeje gukiza ubuzima bwe. Ako kanya nyirabuja yashimiye Ana cyane aramubwira ati urakoze cyane, ibi byose ntabwo nabonaga ngewe ko uri kurengera ubuzima bwanjye, warakoze cyane pe. Ako kanya Ana yahise agenda, amajije kugenda umugore asigara ari kwibaza ati Bola umugabo wanjye koko agambirire kundoga? Nta kindi yakoze, yahise yongera araryama kugira ngo akomeze kwisinziriza. Ako kanya batwereka hari abari gukingura urugi, ni Bola ugarutse ndetse na mushuti wiwe. Mu kugaruka yambwiye ati dore nguyu yasinziriye, bakajya bamuhamagara ariko undi ntiyitabe. Akambwira ati ese urabizi neza yuko uyu nitumujyana kumugurisha byibuze miliyoni 50 bari buziduhe? Umugabo agiye kugurisha umugore we pe. Ati ingingo ze z'imbere ndabizi neza ko zishobora kuza kugira umumaro, bazazigura neza ndabizi ko ni muzima. Umugabo yagurishije umugore we kugira ngo batware ingingo ze z'imbere mu mubiri. Arangije arambwira ati ahubwo gira vuba tumutware atarakanguka ngo byose bipfe. Undi nawe ati yego. Ako kanya Ana yaragarutse asanga Bola na mushuti we bari barimo kuvuga ukuntu bagiye gutwara umugore we. Arangije aramubwira ati Ana uyu ni inshuti yanjye. Ati ntabwo nari muzi nyakubahwa, nibwo bwa mbere mubonye. Ati ni inshuti yanjye, ibyo ntubitindeho. Ati rero ndagira ngo umanuke ujye hariya hepfo ku muhanda kuri supermarket ihari utuzanire icyo kunywa. Ati ariko boss muri firigo hari ibyari birimo, sinzi nimba wabyibagiwe kandi ntabwo birashira. Umugabo akomeza kumubwira ati hoya ntabwo ari biriya byo muri firigo mvuga, genda utuzanire whisky kandi uzane whisky ikaze cyane. Ati njye kuri bar? Ati yego, kuri bar cyangwa kuri supermarket iri hano hafi urebe icyo kunywa gikomeye cyane uzane whisky. Ana yaragiye arakingura, agikingura hari uwari uri ku muryango, polisi irahageze. Madamu wa Bola nawe ahita abyuka. Arangije ahita amubwira ati ariko uri kumbona ukabona noneho ko ari abazimu, ubanza ari abazimu uri gutekereza ko babyutse. Ni njyewe washakaga kujya kugurisha, ni njyewe koko. Nyuma y'imyaka yose tubanye,
nyuma y'ubuzima bwose twacanyemo, noneho ugeze aho wumva utanyuzwe n'ubuzima tubayemo ugiye kungurisha, koko nagukoreye iki? Bora nagukoreye iki? Bora nta kindi yakoze, yatangiye gupfukama ngo asabe imbabazi, gusa umugore we ahita abwira umwofisiye ati mumutware, ibindi azabivugira imbere y'amategeko. Nta kindi cyabaye, Bora bamwambitse amapingu, bamaze kuyamwambika mugenzi we nawe uko biri kose ntago bamusiga, niwe bahise bamwambika ya mapingu, barabambika bombi, bamaze kubambika babajyanye gutyo. Ibyabo ni uko nguko byarangiye. Umugore wa Bora yicara muri saro arumirwa, ahamagara Ana aramubwira ati ngwino, ndagushimira cyane kandi warakoze cyane kubwo gukiza ubuzima bwanjye, ndagushimira pe, warakoze cyane. Amaze kumushimira aramubwira ati rero sukura hano hose, nanjye ngiye kuba ndyamye mu cyumba nduhuke, turaza kubonana. Nuko nguko agafilime kacu kagenze, turabakunda cyane.